bahaye ikaze ku Isobanukirwa TV, kanda like, subscribe ndetse utere na comment aho hasi, kanda kuri ako kantu kanditseho subscribe kandi ikaze rero kuri St Silas Air Kibono nk'uko mwese mubibona. Ahangaha twaba tugiye kurebera hamwe uburyo ikintu kigendanye no kwiga kw'abana mu gihe cy'ikiruhuko byaje kugenda muri St Silas Air Kibondo, aho abana babyishimiye ndetse n'ababyeyi bakabyishimira nk'uko mugiye kubyumvira. Nk'uko mubyumvira rero, uyu wari umunsi wabo wo kuba bafata amanota, bafata indangamanota z'ibyo bakoze mu gihe cy'ikiruhuko. Ubwo ahangaha aba ni ababyeyi bari bicaye baje kuba bumvira amanota. Ababyeyi rwose bari babashyigikiye, ugasanga ni ibintu byiza cyane, aho abana bishimiye iki gikorwa cyabaye, abana bishimiye ibyo bizemo, abana usanga bose bavuga ko iki gikorwa cyo kubigisha mu gihe cy'ikiruhuko cyabaye igikorwa cyiza cyane, aho bishimiye ukuntu byagenze, bakaba banasabye ikigo yuko byazasubira bibaye bishoboka, kugira ngo n'ikindi gihe bazabashe gukomeza kwiyungura ubwenge. Byari ibintu byiza cyane ku mpande zombi, aho wasanze umuyobozi w'ikigo avuga yuko byabaye ingirakamaro cyane hagati y'abana ndetse n'ababyeyi ubwabo bakibwira ko ibintu byabaye ingirakamaro cyane. Wasangaga ari ibintu bishimishije cyane ku kigo cya St Silas Air Kibondo, aho twakwifuriza buri umwe wese kuba yabasha kuhayobora, kuza kuharerera, kuko ari abana b'abanyabwenge cyane, abana bakurikira cyane nk'uko namwe mubibona bari buze kuba babyibwirira, ndetse no ku ndangamanota bagiye bahabwa ni ibintu byagaragaraga neza cyane. Igikorwa twabwira cyaranze ino coaching yabaye nziza cyane, ni uko ikigo cya St Silas Air Kibondo kitihereranye ayo makuru cyangwa ngo kihererane kuba cyakigisha abana bacyo gusa, ahubwo cyatumye n'abandi bana bagiye baturuka ku bindi bigo bigiye bitandukanye, kugira ngo nabo baze kubasha kuba bahaha ubumenyi, aho abana nabo ubwabo bahagaze bakitangira ubuhamya bw'uko byabaye byiza cyane, byabaye ingenzi cyane mbese ku mpande zombi. Abana nabo bishimiye rwose, bakishimira iki kigo, bakavuga ati ni ikigo cyiza cyane, twebwe twari dufite inzozi zo kukiga muri rimwe na rimwe ntibyanakunda bitewe n'ubushobozi bugiye butandukanye, ariko twahawe amahirwe muri iki kiruhuko yo kuba twahiga. Ntabwo twatwibye ibya mirenge, ahubwo baradushishikariza ngo tuze twige, cyane yuko iki kigo gifite intego yo kuba cyazamura ku mpande zombi, kikarushaho guteza imbere abaturarwanda ndetse n'abanyarwanda, u Rwanda rw'ejo hazaza. Mbese murabibona namwe ko bizi cyane, byari ibintu bishimishije ku mpande zombi. Aha rero twigisha n'indangagaciro. Uburezi n'uburere birajyana. Kwigisha umuntu gusa udashyizemo indangagaciro waba ukora ubusa. Ni nko wateka ibiryo ukabikaranga neza, warangiza ukazana itaka ukamenamo, cyangwa ugashyiramo uburozi, uwabirya yapfa. Rero iyo turere dushyiraho n'indangagaciro tuza turazigisha. Aha, discipline first, mind second, and what inside, endless out. Discipline first, mind second, and what inside, endless out. Nk'uko mubyumviye namwe, ahangaha abana bagaragazaga ibyo bagezeho, aho bagiye bigishwa discipline, imico myiza no kwitwara neza, kwigirira isuku cyangwa se kwita smartness. Uyu ni umwarimu wabatozaga, uyu ni umwarimu wabigishaga. Uvuga ngo rero ku mpande zombi wabonaga ko ari ibintu binejeje, aho buri umwe wese baga afite ishyaka ndetse akaba yaharaniraga kuba yaza afite itsinzi. Rero byari ibintu biteye amatsiko ku mpande zombi ubwo bahabwaga ripoti, katwumvire n'ibindi byagiye bikurikiraho.
Ahangaha ababyeyi rwose bari kwishimira intsinzi y'abana babo, ibyo abana babo bagezeho, urwego bavuyeho n'urwego bashyitseho, byari ibintu binejeje ku mpande zombi, aho wabonaga nyine buri umwe wese ayishimiye igikorwa kiri kuba, abarimu bari bishimye, ababyeyi bishimye, abayobozi b'ikigo bishimye, ndetse n'abandi bantu bose bo hirya bagiye batandukanye bari bitabiriye iki gikorwa cy'indangamanota kidasanzwe kibaho, igikorwa cyabaye mu gihe cy'igifungo, cyagaragazaga umusaruro wagiye uturuka muri coaching, aho bazamuraga abana bafite intege nke ndetse n'abandi bari basanzwe bazi ibintu cyane, bakabafasha kurushaho gukamika. Rero iki ngiki cyari igikorwa cyishimiwe cyane, ndetse igikorwa nashimira ubuyobozi bw'ikigo cyo cyateguye iki gikorwa, ndetse nifuza abantu benshi bagiye bifuza ko cyakabaye gihoraho, cyakagiye gihoraho rwose mu gihe cy'igifungo nk'iki ngiki, bakajya bafasha abana b'impande zigiye zitandukanye, bakabaha ikaze nabo bakaza bakagira ibyo biyungura, baba abo muri leta, baba no mu bigo, n'abandi baba bagiye baturuka mu bindi bigo bigiye bya private cyangwa se ibigo byigenga, mbese abana bose bakabahereza uburenganzira bwo kuba bakiga. Uyu ni umwarimu w'igifaransa, aho yatoje abana igifaransa, ururimi rw'igifaransa, agiye kubahamagara nabo bakaba babasha kuvuga igifaransa. Umwarimu mwiza cyane utanga ururimi rw'igifaransa ku rwego rwo hejuru, aho abana namwe mugiye kwibonera igifaransa bafite urwego bahagazeho. Ibintu byatangiye mu gihe gitoya cyane, uyu munsi akaba ari ibintu biri ku rwego rwiza cyane. abana bo mu wa kabiri bavuze ngo dushimishijwe no kuba hasi mu kigo cyacu kandi dushimishijwe Bararikiye gukurikirana igikorwa cy'igifaransa kigiye gukurikiraho, mwihangane cyane ko ari igikorwa cyiza cyane, ubona ko buri wese yavuye ahangaha yishimiye, aho uyu mwarimu yabatojeje igifaransa mu gihe kingana n'ibyumweru bitarenze 3 cyangwa ukwezi kumwe, kuko nicyo gihe bizemo coaching. Nkeka yuko ahangaha byabyaye umusaruro ukomeye cyane, ndetse bari n'ibintu bizafata igihe kirekire byarushaho kubyara umusaruro ukomeye kandi uhamye. Mu yandi magambo, ibi ngibi byari ibintu byiza. Aba ni abana bagiye kuvuga ururimi rw'igifaransa ku mpande zombi. Ahangaha n'abarimu bari barimo babafasha kwisunganya ngo bajye ku murongo neza, ariko bakoresha ururimi rw'igifaransa ku rwego rwo hejuru. Reka dukurikire twumve uko byaje kugenda, nk'uko byari ibintu bishimishije cyane, ibintu biryoheye amatwi kubyumva, aho wasangaga umwana umwe yifata akayobora abandi mu gifaransa. Ibintu bibaye mu gihe gitoya cyane, aho ururimi rw'igifaransa ari ururimi ruri kuza muri iki gihe. Ahangaha nyine buri umwana agiye kubayobora mu rurimi rw'igifaransa. Reka dutangire twumve. abakoresha ibyo twabatoje turebe ko nawe deuxième année deuxième année deuxième année
ntabwo ari igifaransa gusa rero biga ndetse biga n'ururimi rw'icyongereza, aho bafite umwarimu mwiza cyane, umwarimu wigisha ururimi rw'icyongereza ku rwego rwo hejuru, aho nawe agiye kutugaragariza uburyo yigisha ururimi rw'icyongereza hagati y'abana bo mu wa mbere, mu wa kabiri ndetse no mu wa gatatu. Aba ngaba nabo ni abana yagiye atoza ururimi rw'icyongereza, harimo abaturutse ku bindi bigo bigiye bitandukanye batari basanzwe bazi icyongereza cyane, ariko kuri iyi nshuro akaba ari abana usanga bazi icyongereza mu gihe gitoya amaranye nabo, wafashije abana ku rwego rwiza cyane akabigisha ururimi rw'icyongereza, aho abana babasha kuba bajya imbere bagafata speech, kandi ibyo ngibyo bakaba barabyize mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, aho umwana usanga yaradivelopye icyo twita self confidence, umwana aho yifitiye icyizere kuba yahagarara imbere y'abandi bana akagira icyo avuga, akavuga neza cyane adategwa, akavuga ururimi rw'icyongereza ku kigero cyo hejuru, aho usanga mbese ari ibintu byiza cyane ku mpande zombi, haba mu rurimi rw'igifaransa, mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ayandi masomo agiye atandukanye bakaba baragiye bayigisha, ubwo turavugamo imibare, sayanse ndetse n'ayandi masomo agiye atandukanye na za social studies. Ahangaha abana barabitojwe ku rwego rwo hejuru. Ahangaha ariko tukaba tugiye kugaragarizwa ururimi rw'icyongereza muri aba bana, aho abana bafata speech imbere y'abandi bakavuga, imbere y'ababyeyi babo, imbere yabo, imbere y'abarezi babo n'ubuyobozi bw'ikigo, umwana akavuga ubona ko yifitiye confidence rwose, icyizere agifite nta kibazo, adategwa, ibintu ukabona ko abivuga bimurimo atari ibintu ashakisha ku mpande zombi. Reka dukurikirane ibigendanye n'icyongereza rero. Uyu ni umwarimu urabona ko arimo agenda abereka abana bagiye kwifashisha, bamwe mu bo yagiye atoza, yatoje benshi, ntabwo yatoje abangaba gusa, ahubwo abangaba ni bamwe muri bo bagiye kuza bakavuga ururimi rw'icyongereza bagahagararira abandi. Reka dukurikirane rero uko byagiye bigenda. Murakoze. My name is Nuri Fatera. I study in PCA. I live in a village called Dinama. I have fun at home. Thank you. Happy to see you. Good morning. Good morning to you. How are you? Yeah, fine, thank you. My name is Nakapata. My name is Jack. Can you stop the parents? It's a pleasure. You are the best of the best. It was good. Aho ngaho bashimiraga mugenzi wabo, bahamagara n'undi mugenzi wabo ugiye kwakitinga nka mwarimu. Reka turebe ukuntu yaje kubigenza. Yakoze nka mwarimu gitoya, bahagurutse baramusuhuza, nicyo kintu kibanjije, ubundi akurikira akora nk'umwarimu. Good morning, teacher. Nk'uko wihereye ijisho rero,
ahangaha akaba ari umwana wari wakitinze nka mwarimu ahamagara bagenzi be bagiye baturukana ku bindi bigo bigiye bitandukanye kugira ngo nabo baze bagire icyo bavuga, cyane ko ahangaha ari ikintu kigaragara ko umwana ahabwa ijambo, umwana ahabwa umwanya, umwana ahabwa umwanya nk'undi, umwana yitabwaho bikwiye, umwana ahabwa umwanya nk'undi, umwana yitabwaho uko bikwiye muri ubu buryo bwose bukurikira. Umwana iyo agize ikibazo aba yemerewe kubaza mwarimu igihe bari mu ishuri bari kwiga, ndetse yakomeza kugira imbogamizi atakumva asobanukiwe neza, basoza kwiga nko mu gihe cya bureke, ubwo ni igihe cyo gukina, igihe cya renshi, igihe cyo kujya gufata amafunguro, igihe ageze ku ishuri aba yemerewe kwegera umwarimu akabasha kuba yamubaza cya kibazo tumvishije neza. Igihe bikomeje kugorana, mwarimu ashaka uburyo ki amufatira undi mwanya wihariye cyangwa se akagira igihe cyihariye amufashamo, akamwigisha nka coaching mu masaha y'ikigoroba, cyangwa se bajya nka bureke akamufasha kugira ngo umwana abashe kurushaho gusobanukirwa ibyo amusigara inyuma atabashije kuba yazamuka ngo atere imbere nk'abandi, mbese agahabwa ubumenyi mu buryo bwimbitse. Ndetse n'ababyeyi bagakomeza gukurikirana umwana binyuze kuri mwarimu, aho umubyeyi afata telefoni akajya avugana n'umwarimu akamubaza amakuru y'umwana we, umubyeyi akamumara impungenge akamubwira uko bimeze, haba hari n'ikibazo umubyeyi akaba yaza ku kigo akakiganiraho n'umwarimu, bakabasha kuba bakungurana ibitekerezo bagashaka umuti wo gukemura ikibazo hakiri kare mu maguru mashya, ibintu bitararenga kugira ngo bibashe kuba bibi. Ahangaha umunyeshuri wacu yatsinze nk'umwarimu rero arimo avuga ati muhereze amashyi abashyitsi bacu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane ko nabo ubwabo babyishimiye bakavuga ati ibi ni ibintu twakunze cyane rwose, muzongere mudutumire tugaruke twige, twarahakunze aha hantu, ntabwo twahema kuvuga ko byatunejeje ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umwarimu, haba ku ruhande rw'abarezi muri rusange, haba ku ruhande rw'ubuyobozi, ndetse no ku ruhande rw'abana inyungu byabagiriye, ndetse n'ababyeyi bo ubwabo hari icyo bivugiye, bavuze ko byabanejeje cyane. Ahangaha umwana ahaguruka akagira icyo avuga ku ruhande rwe bitewe n'uko yabonye igihe cyo kwiga mu gihe cy'ubuyobozi. Ahangaha abana bahabwaga umwanya wo kugira icyo bavuga, bamwe bashimira ababyeyi babo bati turashimira ababyeyi bacu bagize ishyaka ryo kutuzana hano hantu kugira ngo tugire icyo tuhakura, kugira ngo twiyungure ubumenyi, turusheho kwiyungura ubumenyi, aho kugira ngo batureke dukomeze kwibirara twirirwe dukina umupira, usange tubaye imburamukoro mu rugo kandi twakabaye twiyungura ubumenyi, cyane ko ari iby'ingenzi byazatugirira akamaro ejo hazaza. Bamwe tukaba abayobozi, abandi tukaba abarimu, abandi tukaba abaganga, ndetse abandi tukajya mu gisirikare, abandi tukaba abapolisi, ku buryo twava muri ingabo z'igihugu, kandi ibyo byose turabikesha ababyeyi bacu batugiriye icyizere ko agira ati goodbye banyeshuri banjye, rwose twabanye neza. Ndetse na wa mwarimu ubigisha ururimi rw'icyongereza, cyane ko abana babikoze neza bakavuga mu rurimi rw'icyongereza, agira atya akaza agateraho comment ashimira ababyeyi ati turabashimira cyane ku ruhare mwagize rwo kuba mwarekura abana bakaza kwiga ahangaha, turabashimira cyane kuba mwarabahaye amahirwe yo kuza kwiyungura ubumenyi hano, kandi turabashimira cyane ko muri ababyeyi b'abahanga, ababyeyi batekereza kure, bakavuga ati muri iki gihe cy'igifungo aho kugira ngo abana banjye bapfe ubusa, reka mbe nabareka babashe kugenda biyungura ubumenyi ku bigo hirya no hino bigiye bitandukanye, turebe icyo baturusha, cyangwa se turebe ko hari umusaruro twakurayo, cyane yuko burya imbuto nziza ni ukurekura umwana wawe akaba yabasha kwiga, ukamufasha ukamushyigikira akagera aho yivana akagera n'aho yigeze. Uyu ni umuyobozi w'ikigo cya St Silas EAR Kibondo, aho yashimiraga ababyeyi ababwira ati mwarakoze cyane, mwarakoze kuba imfura, mwarakoze kugirira icyizere kino kigo mukakizanira abana banyu kugira ngo babashe kuba bahiga, byabaye iby'ingenzi cyane ku mpande zombi, twarereye igihugu turabarera namwe, kandi natwe turirerera, cyane yuko burya umurezi arera abe, burya umwana muri kumwe buri munsi nawe aba yitwa umwana wawe. Mu by'ukuri umuyobozi yashimiye ababyeyi ku ruhare bagize, ku bwitange bagize kuba bakemerera abana bakabahereza amahirwe yo kuza kwiga kuri St Silas EAR Kibondo, anababwira ngo twarabyishimiye cyane, ndetse dukunda abagaruka, muzagaruke nta kibazo, amarembo arakinguye, tuzabigishiriza tubafashe, aho hazaba imbogamizi tuzabamara impungenge, tubabwire aho bipfira, tubabwire aho bidakunda, ndetse abizeza yuko bazakora uko bashoboye, mbese ikigo muri rusange kizakora uko gishoboye, ntihagire umwana udindira mu bijyanye n'imyigire, ntihagire umwana udindira mu bijyanye no gusubira inyuma mu masomo ye, ndetse imitsindire ababwira yuko iri ku rwego rwo hejuru. Yabagaragarije igishushanyo mbonera cy'uburyo ikigo cyagiye gitsindisha kuva kera gitangiye kugeza na n'uyu munsi, ndetse anabizeza yuko bafite amatsiko menshi cyane yo kubona amanota azasohoka mu by'ejo bundi, amanota azasohoka ya P6 yakoze ejo bundi, ababwira ko
niba bagiriye icyizere bakazana abana babo kwiga kuri iki kigo cya St Silas ya Kibondo, batazigera bicuza umwanya bahaye abana babo, batazigera bicuza mbese ibyiza bishimiye cyangwa se ibyiza baboneye kuri uyu munsi byatumye babasha kugarura abana babo kugira ngo babashe kuba bakigira hamwe n'abandi mu kigo cyigenga cyitwa St Silas ya Kibondo, giherereye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kabarore, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Aho waba uri hose amarembo arakinguye rwose, abana bawe bakaza bakiga bagahabwa ubumenyi uko bikwiye, bakitabwaho umunsi ku munsi, kandi ndetse nawe ugafatanya n'abarezi bakajya baguha amakuru buri munsi uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo murusheho gukomeza kurerera igihugu neza, ndetse namwe mwirerera, cyane yuko imbuto nziza ari ubwenge, ubwenge budasaza. Umwana yiga ubwenge akiri mutoya, akazarinda apfa bukimutunze, akazarinda ashyika ku iherezo ry'ubuzima bwe bukimutunze. Ni ibintu byiza cyane rero, byari ibintu byiza cyane bishimishije ku mpande zombi. Abarezi bari babyishimiye, bitabiriye iki gikorwa kidasanzwe cyo kuba abantu bakora amanota mu gihe cy'igifungo. Byari ibintu bidasanzwe, ibintu byatunguranye, ibintu bisa nk'aho ari agashya kabaye hirya no hino, cyane cyane muri iki gihugu cyacu. Ni ibintu byagaragaye ko ari agashya. Ahangaha abana bitaweho mu gihe cy'ikiruhuko, byafashwe nk'aho ari gahunda nzamura bushobozi, ariko ahangaha bazamuraga ubushobozi bw'umwana wagendaga gake, ndetse na wa wundi wari usanzwe azi ibintu ntabwo bamwibagiwe, bamufashije kuguma kuri standard y'ikigero cy'ubumenyi yari ariho, kugira ngo adasubira inyuma. Murabizi yuko abana iyo bagiye mu biruhuko bakirirwa bikinira, mbese amakuru badakoresheje agira atya akaba agiye nka nyomberi, bakibagirwa mu buryo bworoshye. Rero ahangaha bose bitaweho ku kigero kingana n'100%, ndetse kuri uyu munsi baje no guhabwa indangamanota zigaragaza amanota yabo y'ibikorwa bagiye bagira muri iki gihe cy'igifungo, uko bitwaye, ndetse na mwari kumwe nitwa Kakosi Kibwa TV. Wibuke gukanda like, subscribe ndetse utere na comment, ibintu byacu bishimisha, dukunda abagaruka namwe muzadutumire.